Fred. Bimeze bite se? Cyane neza kabisa. None se ko mbona umeze neza ndabona. Bimeze neza. Ndabona ameze neza ndabona madamu wanjye nawe ameze neza. Mureke rero mbasaba ikintu kimwe. Sibyo? Shaka iki? Manze negero mwumve nitonze. Ibintu wambaye se ni ibiki kandi? Kubona ari ibiki? Nyine nijoro naryamye. Numva ngize igitekerezo mu mutima cyuko nagira umuryango wishimye, ibintu byo guhora mu ntuza mu nduru ndumva ngiye mbihaze pe. Ndumva mbihaze, ndumva nkeneye kugira umuryango nahoze nifuza, ndumva nkeneye kugira umugore unyumva, apana umugore umfurisha. Nukuri ko Imana imirimo iri hano muri urugo ni myinshi cyane. Habe no kungira impuhwe byibuze ngo ujye ubwira n'umukozi ngo namfashe koko. Ako keri bira bintu koko wabikuye he? Ko nagukunze uri umugore mwiza. Nawe byinshi byose warabyiboneye. Akagerekaho kunsuzuguza musaza we dore nguri aricaye hari ahora mu matelefone. Ngomba ari byo koko agusuzuguza muri ajya bavuga ngo mba narabyibagiwe rega mwana. Ibintu by'amasano ntabwo mbizi cyane. Musaza ngira ngo nawe byinshi urabibonye ibintu bibera muri urugo. Nukuri ko Imana nkeneye kugira umuryango umeze neza. Ubu se umwana azakurana ubuhe burere ubyuka unako sino kubyuka urara mu kaburu kaza mu gitondo. Ubona uriya mwana azakura he uburere? Imyaka tumaranye wowe hari ubwo ujya utera inda? Nese urana mukuye ku giti? Namukuye ku giti. Umugore niwe umenya se w'umwana. Babona atari wawe. Ibazo w'umwana ngo bayataruwa. Urasa ku ntego tubwira icyo ushaka kutubwira urega gushaka. Ibintu ari kuvuga uri kubyumva. Oya subiramo ntago numvishe neza. Subiramo. Ngo ngororero. Nguriya mwana? Uriya mwana. Mwongera n'ibyo mukino. Umva keri anarenje nje kuba nsanze uriya mwana atari uwanjye. DNA mu gitondo. Wakora iki? Nishyura ishuri kabisa. Waniyahura. Ko no naba magorwa sinabiki ngo usubiramo nago nkumvishe neza mbwira subiramo ngo iki vuga ibyo ushaka kuvuga this way nta mwanya dufite cyakoze ibyo bintu nanjye ntago nabi wumvishije ibintu avuze reba karakano none ukuntu kari kundije kumusubisha mwese kitumbisha ni iki cyakoze no cyaba kindenze kuri kumusubirisha aho keri wambabariye kuko ana yawe ukuntu ujya unera umutima mubi ubu muri aka kanya ntabwo ajya mubwira mutsekere ahubwo se wajya ureka kundeba gutyo kareba ibaye bagara ryeze wajya ureka n'ukuri tugakora umuryango mwiza uwuhe muryango ariko ukeneye uwuhe muryango ujya usi umuryango urabona wicanye n'amabuye biti ako ubu bundi utazanzanira sida muri uru rugo kari agasore nabafatanyije ubundi muryamye mu buriri uriye ni gati ki koko ubwiwe n'iki se niba tutari turi gukina kanjenje byiwe kanjenje se ubu usigaye ukina pornography Jesus cyakoze waba waragowe ko ndebera bintu niba ari ibaze kweri mureke dusase kuguca inyuma no mu rugo oya mureke umuntu kuri kw'Imana ube muzimyenije n'ibi bintu mureke dusase inzobe rwose nk'umuryango murumuna wanjye nawe urabizi ahantu twavuye mama wacu yatwigishije uburere bwiza koko urabizi neza ko narakwigishije nkikuru urabizi ko nakwitangiraga nkishyura school fees ukabaho neza dore rwose Kigali uhageze utangiye gusa neza nubwo ibi bintu ngemba mbona nazi byihorere vuga ibindi ariko ibi ngibi byihorere we ntago tuziranye ariko umbabarire mu bintu rwose ntago uzi ahantu byavuye umbabarire ngusaba ikintu kimwe uzirinde igikundi cy'abanyakigali rwose yakubona ndi umwana wo gushuka none se ibi bintu kuko ibi bintu umuntu ushobora kubona ubangama gusa ese ibi ngibi bizanye mu rugo rwawe gutubundi urasohoka ngo wasohotse none se ubu kurara mu kabari ubona ari byo bigukwiriye akuze ukuntu uri mwiza keri none urabibonye ko ndi mwiza ni ukuri kw'Imana uri mwiza urahaze se uvuye hariya mu cyuburiye nibyo ruzarikira byibuze ukampa n'agahenge agahenge k'iki muraza ku nkoni umva wazabwiye byibuze n'umukozi akajya namfasha ko ariko noneho urasetse agufasha iki se uramuhemba wowe uramuhemba zina ribaye zina pe cyo normale agufasha sai nama yenda bana nta kintu yagejeje Yesu ngurambwira kwicaye mu muryango nubwo mushobora no kumbereza umwanya wanjye ngo tuganire ko
umva ngere icyo nari ngamije ndabona mutampaye amatwi ngo tuganire, icyo nashakaga ni ukwara kugira umuryango mwiza wishimye. Ntacyo reka mbareke njye kwirebera akavaga wanjye. Nagusubiza ibyara ahubwo wowe. Ari ndusubiza undi byara. Ahubwo wowe ndagutegera usubire mu cyaro. Mbone sura wambaye ari ibyara umwana. Ubundi waje i Kigali. Ebero ukuntu usigaye ureba. Wowe kunsigaye mbona yaga igisabo cyanyibye. Wowe Raferi yabaye ikiwara. Yabaye wuwu. Cyo mvuze nawe uracyumvisha. Kibabura cyo mbere yuko mabuja agasize hano ngo ningwe kanwaho mwene muzehe Kavaga. Karama boss. Uri mu biki? Ibyo ni ibicurimo. Ibyo ni ibicurimo. Ibyo ni ibicuri guhisha. Ndi guhatibira. Ibyo ni ibicuri guhisha kava. Ndi guhatibira boss. Ibisa ni ibirayi. Ibi ni ibirayi. Usigaye nk'ibintu nk'ibi ngibi. Kavaga rwose ntukajye unywa ibintu bitazakwica. Nise ubigiye wohereye nibwo wari guhata ibi birayi ko kwatangiye kare ko mbizi ko hari imbabura. Nta kubeshyira imbabura ifatije iminota 40. Naka kantu reba akantu abizi ngiye singa inzoga. Akantu ni mabuja wari ugasize hano imba ciye hehe. Kwa twicanye hariya niwe wari uri kukanywa agasiga hano. Ukubizi ngiye ugeze ubona nk'inzoga boss. Ndi by'inzoga reka tubireke. Ariko nubwo umbwiye ngo ntago nk'inzoga ndumva uri kunuka inzoga kavaga. Naka irindazi ndi yara ku muhanda untumye birayi ko mwe na wa mujama nakubwiye wanzanye Kigali akangurira karindazi. Inzoga se bunazinywa nzicisha. Wone umuhoga wo kumanuramo inzoga. Umva rero kavaga rero nkubwiza ukuri abizi ko ari we nshuti nsigaranye ahangaha muri uru rugo. Ujye umbabarira nukuri ko Imana imirimo iri muri uru rugo iranyishe. Ujye umfasha nk'uko nguko rwose uri kumfasha. Abo bose kankubaza. Umwango ngufashe ubundi kare uko mbikoze mbyibwirije ubundi ibi bintu biko bizi ninjye wemereye kubikora. Ibirero wakabaye uri kubihata. Nise tuguhembera iki? Wowe umembaze? Nise ukwezi gushire sinjye waguhembye. Bose ujya mufatanye na mabuja no kuntu bizi nkweme. Oya ibyo ngibyo nukuri uzambabarire ntuzambeme kuko ni wewe nshuti magana nsigaranye muri uru rugo. Rero niba ushaka ko twumvikana kigira akantu nyine umpangira ku ruhande mabuja atabizi. Uko yarambuje nkubaza agasanga ndi guhatibiraye. Abashura muzi sinamukira kandi ndahamya neza nashidikanya amafaranga mpembwa ari uyamata ari wowe. Ako sibyo bintu kwere aba yarabikubwiriye iki? Ko ngiye ngerageza kumuhereza amafaranga kwishyura. Ahubwo bose reka mubwire. Suzi wa mukobwa uwuhe? Wa mukobwa mukundana. Uwuhe se nkundana nawe? Kandi kava kugira ubugambo. Uwuhe? Wabona unyitakanye nka kwihorera. Uwuhe se nyine mbwira? Wa mukobwa bita Mpiri ntago muzi. Mpiri cyangwa Miri? Nuwo. Niba ari Mpiri niba ari agahiri simbi. Ariko nubwo ni Mpiri. Duhuriye ari hirya mvuye ku muhanda. Kandi arasa naho ari wowe yaraje kureba kandi mabuje na musaza we mbonye bicaye muri salo. Oya we wabona ashaka kugwaho n'akazi kawe. Akura mukubuza kundeba atanambwiye. Umva rero mwirengagije twari tugiye guhuza amaso ndamwirengagiye. Uzaza ngufashe irukange none hanga umva itumunyuza hanga ntanamubone. Irukange itanguranwa nk'umubonye ahita zanga imbabura agenda umva irukange angurira kan ndakagura nukuri irukanka ugenda umuzana imbabare umunyuzana ntaca ku irembo mabuje atamubona none yanyica we kwa mukobwa azananyicisha kwe.
ese noneho magorwa koko tutari gufata telefone ese sinayobye cyangwa nahasiga igipangura mbona izi karitsiye zose zirasa burundu mana yanjye ngaho ndebera noneho ivuyeho ndamenya ari hehe koko mabuja magorwa ari he ko namuhamagaye telefone ntayifate sha sinzi ikibazo magorwa iyi telefone yagize ariko ari mu rugo siwe wari uje kureba yego niwe nari nje kureba sasa arahari rero buretse nkubwire urabizi ubushize siwe wari waje mu rugo ninjye urabizi intambara yahabaye tugiye kugenda aho ngucisha uraca aho ngaho kuko ntabwo turaca muri salo habaye iki se amazi se isakiri yayandi iki niba ushaka amahoro uze nkwereka ahantu duca kasi kwa magorwa bihora ari imiriro gusa tuza ibyo ngibyo urabimubaza yo mwana we yari gukumbuye usanze umutima wamvuyemo gira umubiri iki se kandi wowe ako kava ikibazo cyawe kuki ibintu byose uba ushaka amafaranga akavaga nese urashaka iki wamumbarije se bose ubwo yagira ngo mvuge iki reba inyuma aho ngaho ugire n'ubuzima kava acira tuvanga mbabara tumuka ngatumuka sawa nese uriya umuhaye amafaranga y'iki nyumbikira ibanga kugira ngo atabibwira mabuja ibiki samubwira ibintu nakubwiye bibera mu rugo subizi koko nese tugiye kongera gukundana ngiye mwibanga ibyo wankoze mbere urabyibagiwe mbabarira nukuri ngiye base tubigira ibanga kugeza igihe noneho mbabarire ibintu bwa mbere wankoze kugeza igihe ntandukanye na ririya shitani tukibanira umva ngiye gushyiraho umunyamategeko abikurikirane nuko bimeze batuma nongera ndakana kuri mbabarira urabyemeza ko uzamwirukana umva nzamwirukana n'ukuri shamagura umugore wawe karishya nuko ko wamukuye uhora bivuga urabizi uzi ibintu byabaye noneho nabakoreshereje inama uzi ibintu bari baranyishiye none banciye amazi banyereka ko ndakabwa mu rugo kandi urabizi neza ko nari umugabo usibye ubukene bwanteye ese undi ko nabonye ufite harya mukuru wawe ni muri umuna wawe ikirimo nacyanya nacyo nabonye barakigize imbobo uzi ibintu kishushanyije ahangaha yego umugore mubi dore kavaga niwe usigaye umfasha dusanze n'ubundi tumaze guhata ibirayi wowe uhata ibirayi iyo ngirwa mugore yawe siri ubundi inshinzi ibonamo iki magorwa inshuro ebyiri zose mbabonana magorwa ngomba kumusuzuguza ku buryo iriya ndahita azongera kugaruka hano kanze nkwereke